kandi nanababwira abapasiteri aho bari ntibababare nta n'umuntu uzajya mu ijuru ngo asige Sarongo ahubwo azabatangayo. Hari abantu Imana ituma bakanayivangira bakagenda nabi mu bapasiteri. Uriya musaza ni umuntu ukwiye kubahwa kuko abavuzi ba gakondo bahozeho. Rero kugiye kumutesha umutwe n'ibiki abantu bajye bavuga ko bari kurwanisha ijambo ry'Imana cyangwa se umurimo w'Imana. Nyirabisabo ntahari, umukobwa wa Rusine ntahari. Kuki batajya aho hose bakajya kwa Sarongo ahubwo nabo wagira ngo bashaka gutwika. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikiye bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda mwese ndabasuje cyane. Nizere ko muri kugira ibihe byiza aho muri hose aho muherereye hose. Ni Samu Gakire ndi na Jerry turi muri rwa rugendo ntago turi kwenyera turi kumwe na Dylan's Bar hano kwa Gaposho ku Gisozi ahantu haba hari ifi ahantu barisha ifi n'ifiriti akaba ari Gakire akaba ari we mucomo waho Vava niho yansuye ndaje nguhe reka dusoze ikiganiro njye mu gikoni ngurira amafi wenyine n'inkoko ndaje tujye mu gikoni nidusoze ikiganiro uyu munsi urarya ifi naguhaye ndaje rwose bira hano ibintu byose biba bimeze neza cyane n'abantu badukurikiye bazahaze ni ku Gisozi niho tuba turi cyane. Vava niho twongeye guhura nyuma y'igihe ariko nanjye nayize ibyago nubwo warwaye sengusore. Aha yewe bari abagabo baba bahari ari boss ari yeme Imana nta kintu nabashinza nta kintu nababuranye ibyo Mana Vava yamabagaye ari kurira sinabuze itunda sinabuze Vava byari byagenze ute? Umva nararwaye twagiye kwikumbye so haze handi kwikumbya kukirwa harya handi ngo basemanyenzi bakorera ubwo shusho muranyire yari yahaje yaje kuririmba yego noneho tujyanye nyine turaririmba mu mvura nanjye hari abantu nyine nawe waraperforminze hari abantu duturanye ngo bari bagiye kwisabato barampamagara ninjoro barabimbwira bati Vava ati kwisabato kutaje kandi shusho mura yari yaje magara abantu b'Ikigali bose bambwira ati yaje ndamanuka nyenge nagiye kubona ku cyumweru mu gitondo noneho ngezeyo banyereka nyira akazi ko kayitaje ngo ahantu hari umuntu umuhungu yiteza agatambaro nyine umustar umushuti ndagenda ndamwakura arambwira ngo ari mu nzu no ngumva ko ari ukumbeshe atari noneho barambwira ngo ninzenguruke inyuma banyingurire aranyingurira nyine nsanga ari mwambaye ipantaro y'ibintu by'ibiziriko by'ibikandara byinshi yego nuko nyine arambwira ati se Vava ati burya iwanyu ni nahani ati ni hafi se ni hafi nuko ubwo rero nyine ndamusuhuza bari bakoresheho naka komande arambwira ati umanuke turahurira hepfo ndaje ndirimbe nuko ubwo rero nyine muri sakajya muhamagara nyine ngo namanuka aririmbe muri sa mukuru wa Jay Paul yego aramanuka mu mvura yose bararirimba barabyina hari abakobwa nkunda cyane nyine b'Ikigali bazanye nawe babasirimu ku pasitari turaririmba amaselfie turifotoza haba hari ibyo kurya amakoko mafi agatogo noneho njyewe njya ku gatogo namaze kurya akagatogo ndangije numva simeze neza nsamuka naho ngo ubutare batashye ubwo tugeze ku muhanda nyine arakwikumbya ati niba utameze neza ngo kwivuza ngiye mu cyazo kwa transfer mpageze ngo ntuza ngo yibara amakashi bari biki ngo byashize ndagenda gishugujugujugu na moto n'ikibogora nta transfer njya wihaye transfer mama yutunene tumumurizaho gakeya n'ubundi gifu kiraguma kirandya mama n'agapapuro nitwaza ndatanga kuri agence ngezeyo abaganga bose ngurane ndabazanye ngo ni Vava ngo nimumuzane tumusuzume ngo n'abaganga bakajya bavuga ngo mubanze mu mupime ngo bwaratwite ngo ari kubeshya ngo igifu kiri ku muryango twabibonye nuko ubwo rero abashuti banje nkabahamagara ati ntago urarwarira muri rusange jya muri chambre ya privé Mana nukuri nkishyura 5,000 ku munsi udufaranga twanjye boss yari yamaye nzi ko turajya tumfasha dushira mu bitaro ngiye kwishyura ntashye ubwo ngeze hepfo nyine bambwira ati nta mafaranga uri bwishyure ati mwebwe ati fagitire yanyu mwayiherewe na perezida w'igihugu ati wowe turi kubona utari bwishyure kuva usohoka ku cyiciro cya mukecuru wawe ntabwo uri bwishyure n'igiceri na kimwe 17 ngenda mere nshyura abantu bacu bari mu bitaro wamaye 2 wamaye 1,000 ndangije ndazamuka nyine ngera mu rugo wakize umeze neza nakize meze neza warampamagaye rero nanjye ati
meze nabi musaza wanjye mpita mvuga mu mutwe ndatekereza ariko uziko ibinye byayo bavuze ari byo kuko narakubashije urwaye munda ndavuga ntayiwe uyu mwanya se irakuze ku buryo yabyara niyo makuru yari ari i Kigali ariko abantu bose baravugaga kuko abantu bose baravugaga ati nyakamwara yarambwiye ngo mana ngo mbasabye imbabazi ngewe ngo nanjye ngo nandi mu bantu bavuze ngo ndatwite ngo uratwite ngo nicyo gitumye utaha yaka abantu bose ariko ibintu baba bavuga ibyo bintu ko babitinzeho cyane bava hashize iminsi rero wenda abantu barabibonye ngira ngo nibwo twongeye guhura tugiye kuganira nyuma yuko Vava yaravuye muri gift aho yasezeye ariko abantu ntago bigeze bamenya nimba warishyuwe byararangiye kuko igipapuro ko tugiye gusinya yese amasezerano ntabwo Vava yigeze asinya kandi abantu bose baravuze ati nibyo kuko yagombaga gusinya bamuye amafaranga ye kuko byasheke ntabwo yarabimenyereye nyuma y'icyo gihe ntabwo turongera kubonana cyakoze hari amafaranga barabimenyesheje bagiye kukoherereza 1,100 andasigaye yose warayabonye rero najyaga mbona mukora ibiganiro ndi mu cyaro nkabona mwakoze ikiganiro bakakubaza Sandrine akakubaza yego yaje kuyanyohereza nyine boss yego Usiko wajya guhamagara ukambwira ati boss keretse hagize umuntu muguteranyaho n'ubundi niko byaje kugenda abantu benshi baje kumujya mu matwi bamaze kumujya mu matwi ngewe ndamuhamagara ndamubwira nti rero ntago nzajya mpora nguhamagara nkubwira ngo runaka yavuze ibi yego ntibirandambiye ndashaka kugenda arambwira ati se ko nta mafaranga mfite usiko ari wa muntu uharanira icyiza ku muntu ashaka kugezaho umuntu wese icyiza iterambere arambwira ati reka nkusinyire sheke se uransinyira sheke nzafata urugendo nge mwityazo ngeri mwityazo ati nibikunda ngikampembe ngira ngo nawe urabizi yego ntiwampaye amafaranga mu ntoki ko nta nibirenze ubwo rero tuvugana umunsi tuvuganye yaza kunyohereza 100 birengaho 1,000 nji Kigali nanone nzanye na Yemi arongera mpereza 50 arambwira ati ntuze kuhangayitswa naho uri burare ushaka ahantu urara uze kubimenyesha hanyuma mpishyure ndaza kukoherereza n'10,000 bisigaye nyoherezanye naho uri burare ubwo rero nari narebye kwa Mutangana banci 7,000 ndabimubwira rero aza kuyoherezanya nyuma nayo ngayo nagize abantu bagiye bamunteranyaho nazaga kubana nawe ariko nubundi numva nta kintu cyatuma ntabana na Moni ntahura niyo mikoro ngo numva nta kintu cyambuza kumwamamariza kuko ntago Satani yigeze yishimira kuri kariya kazi yampaye kandi yaranankundaga bikababaza imitima ya benshi nize kurya inkoko nyiguriwe nawe niga kurya ifi nyiguriwe nawe ubwo rero hari benshi batabyishimiye ariko nta kintu bitwaye nubara cyagukunda uko ndi mu bantu babizi ko amona gukunda mana nta kibazo nabayeho kwa muganga ndarwara abaganga bakambwira tujye urya amatunda baracyaguhamagara mukobwa wanjye amatunda bahenze ariko ndabashimira n'abagabo b'intwari we ntiyabonetse kuza kunsura ariko eme yarahabaye arambwira ati ntubura amata mukobwa wanjye ntubura ayo matunda ndabashimira kuko narwariye mu maboko yabo ntago nigeze mbasha kuva kwa muganga ngo mbure imbaraga cyangwa ngo mbure ikintu njya kandi bahari. Wow, ni byiza cyane. Wenda tugiye ku ruhande rw'ibyo bintu byose byararangiye. Ubu ngubu nta dene gift ikurimo. Nta dene mama nzingura muzi nawe ni nyangamugayo kandi ikintu kitari gushoboka kuri ati ni kuwa mbere cyane. Ntabwo urongera kuvugana na mushiki we? Ntago tujya tuvugana nabo niyo ngiyeyo ndagenda nkamusanga hejuru siko abariho yicaye hejuru kambaza turashaka iki ni bari fanta bakayinzanira akambwa ati genda kuri bifi nkagenda nyine nkafata icyo nshoboye nkagaruka nkamureba tugasezeranaho nta handi hantu cyangwa nta wundi muntu ngiye kureba. Valentina abantu baravugaga ati he Valentina
buri munsi yabaga ari kurya inkoko undi munsi fi Valentine usubiye Nyamasheke noneho ntazakumbura muri gift nyine kwakumbura wahakumbura kandi nawe ntago ari cyo azahoraho niba bikoze icyumweru kimwe cyaka bikora ukwezi bitewe n'iki Imana yamuhaye kuko nta mutima mubagira ntago yabikora buri munsi nguvuge ngo buri munsi ngo boss ngo arangurira inkoko ngo buri munsi ngo boss ngo barakora ibi kuko cyangiraho nkanamugira impuhwe akora byinshi kuri ngewe kandi bigize bivunanye ubwo romba numva nta kintu yahoza mbaza karate se waraye he ubundi bimeze biti ndambwira nti naje gukora ikizami byanze bikunze abampamagaye nabo nababyeyi kandi nta nicyo babaye nibo turi kumwe arambwira ati nagumeje ngo hamagara ngo umbwira ahantu waraye umbwira ati bimeze gute nta kibazo mfite yo abagufitiye impungenge disi ni umwana mwiza ese nguheruka n'ubundi bwashize uri inaha uhura na Sarongo Sarongo hari ibintu yakwemereye bigeze he umva ntago rero njya nkunda kuvugana nawe kuko nawe aba yifitiye akazi kenshi ariko jewe ariko ndaje turamuvugisha ryawe uriya musaza ndamukunda cyane kuko yambwiye ko hari ikintu yakwemereye hanyuma nigeze kubona abantu ngo bagiye bamena imiti ye ngo bamena n'inkono n'udukono twatekeramo imiti ejo nibwo naganiraga na Yemi ariko umuntu umupasiteri we Imana ituma akagenda akinjira mu nzu ya mwene ya mugenzi we akajya muzikwa mu gikoni cyabo ntese buriya nti madamu wa Sarongo hagurutse akamurega ati yameneye inkono yasanze biri kuzikwa arabimena avuga ko yamenye imiti ngo ira miti kuva kera barabayivurisha bahozeho n'abakozi b'Imana bagahoraho ahubwo hakaba igiterane hamara kuba igiterane babandi babapfumu bakajya muri cya giterane umuntu yashimishwa no kwihana akihana ariko ntibikwiye ko umupasiteri ajya kurwana ntago bikwiye ko ajyayo ngo asange imiti iri mu tuvido asange imiti iratetse ngo ayimene kera twajyaga turwara malaria mama akajya kuzana ibintu by'ibishaka akazana ibyatsi birimo n'intusu akabipfundikira akabicanira yarangiza akatworosa nk'ikintu cy'ikiringiti akapfundura wa mwuka ukacucumuka icyuya niba rero uriya muti yarawukoze afite ibanga ryawo nguwo mama yajyaga dukorera turwaye malaria icyuya kikadushiramo tukaba turakize afite umurwayi agiye kuwuha nkuko kandi ananasenga urumva umurwayi yagisute yarakomeje araremba mfite murumuna wanjye ubu ni ikiragi yarwaye indwara pe indwara ibura abavuzi neza araremba n'abavuzi ba gakondo rero abapasiteri bakwiye guhamiriza Imana yabo mu nsengero bakanayihamiriza n'abagize gute no mu bayemera pana kwirirwa bavogera abantu bakiri mu banyamahanga bumva yuko kandi reka nanababwira abapasiteri aho bari ntibababare nta n'umuntu uzajya mu ijuru ngo asige Sarongo ahubwo azabatangayo kuko akora ibintu Imana yemera Imana igendana n'umunyamutima uciye bugufi kuko baramusura akambura ya ngofero akumvira iki ijambo ry'Imana ivuga agasenga akaririmba kuba rero afite buriya bwenge bwo kuvura bya kinyarwanda numva atari we muntu wenyine w'umupfumu hano mu Rwanda uvura bya kinyarwanda n'abandi bakagiye kumusura ahubwo nawe yabashaka ibintu byo gutwika nawe akabashaka guca bugufi naho ubundi hago bakahinjiye mutisi ko kuri kugenda kumenagura ibintu byose ntago ariko gutumwa n'Imana ahubwo uramubwira ati biriya yari twereka ko gukora kuvuza iyi miti n'ubupfumu ntibyemewe none wowe kureba ukuri kuri aha muri biriya urihana cyangwa wihana ntago rero kugenda ngo menagura ibintu ari byo byatuma umuntu yihana hari abantu Imana ituma bakanayivangira bakagenda nabi Imana igikoresha umuntu ikamuha imbaraga ariko hari ubwo wamena imiti y'abandi bakagukubita kandi wakubitwa wajya no kurega urubanza rukagira gute ese umupasiteri warwanye na Sarongo we waramubonye naramubonye maze igihe mbireba ubwo mbona uwo munsi yababaye nyine mbona yababaye yarakaye ari kuvuga hari undi yakubitiye mu kiganiro nabyo warabibonye mbona yababaye
yarakaye ari kuvuga ngo bamuvogereye iyo ubona rero umusaza nkuriya kuva mu muhanda ugera iwe yasizeho kaburimbo tunyuramo maze hari ijambo yavuze ngewe numva ngize agahinda ati nanjye muzama ikintu nkora noneho sasa niyo mumvujije kuvura nanjye noneho mu makazi nkora nanjye ngire gute mbeho ariko nta mpamvu nimwe buriya twajyaga tugira abasaza tukajya iwabo tukarya amapera tukarya imyembe niba ufata umusaza nkuriya ukunda Imana n'igihugu umenya kuzamura abana bari hasi akamenya ngo igihugu gikeneye iri barabara ni iry'igihugu ariko nanjye rirandeba ubwo mbonye icyo nkora reka ndikore burya uwo muntu ntabwo aba ari umuntu usanzwe ni umuntu uba ukwiye kugira gute kubaha jewe rero nkavuga nti mu bapasiteri uriya musaza ni umuntu ukwiye kubahwa kuko abavuzi ba gakondo bahozeho rero kugiye kumutesha umutwe n'ibiki abantu bajye bavuga ko bari kurwanisha ijambo ry'Imana cyangwa se umurimo w'Imana ariko nyirabisabo ntahari umukobwa wa Rusine ntahari kuki batajya aho hose bakajya kwa Sarongo ahubwo nabo wagiye ngo bashaka gutwika kuko rero nawe Sarongo niwe mustari kuko nawe urwego ariho nagwa amenya kujya mu nzu nyine ngo yicecekere nk'abandi banyacyubahiro ahubwo usanga usanga ari andakorera ari we yibereye nk'umuntu usanzwe iyo ugeze iwe ukagera kuri ara mahoteli ukajya n'ahantu akorera mugahura njyewe nabwiye Sandrine ntabwo tumubona kuko abakire bose ntabwo baboneka ariko we ntabwo abyitaho ubwo rero mbona umupasiteri ibintu byose aramenaguye yashaka no kwinjira mu nzu ndavuga ariko se ubundi akubise nk'umutwe ku ntuza ku kibambasi cyangwa akubita nk'ukuboko hasi burari kuzenguruka mu biki ese biriya bintu wemera ko biriya bintu Sarongo akora birakora biravura ibintu bigira umumaro naguhaye ubuhamya bw'uwo mwana w'iwacu hari n'abantu benshi bafite utwana tugwa hasi baba mwifuza bavuga ati nta bushobozi dufite bwo kugerayo baramuturangiye ariko ngiye kubera uwo mwana yatubabaje ururimi rwari rwaragiye adashoboye kuvuga abaganga bose baramunaniwe nicyo kintu gituma nshimira abavuzi ba gakondo bo bamupasiteri wemenya ibyawe n'uwo muvuzi wa gakondo nawe amenya ibye Imana yonyine yo mu ijuru ireba mu mutima w'umuntu ashobora gutaha atafataga birangwa abwiriza ariko akagenda hari umurimo mwiza yasize akoze uwo murimo wonyine ukamuherekeza kurusha gufata Bibiliya ngo yirirwa agira urugero rw'imirimo myiza umuntu ashaka gukora ikamuherekeza urugero rw'imirimo myiza cyangwa umbwira nimba ari yuzi Sarongo akora yego ni umuntu wumva ukuri kandi ni umuntu uharanira iterambere ry'ikiremwa muntu ni umuntu uvuga ngo niba afite 500,000 cyangwa se miliyoni hakagira uwo mbona abayeho nabi ndamuha iki bya 100 ndamuha bya 200 cyangwa se niba ari wa mwana uri mu cyaro udafite iterambere ndarimugezaho naguhaye nk'urugero rw'umuhanda hari abakire benshi cyane aka kanya imodoka zabo zigenda zishaya mu byondo batafata amarembo agiye wabo ngo babe bagira gute bashyira kaburimbo bagategereza Perezida wa Repubulika ariko urahagera Inyamata abaturage bati uyu ni umuhanda ujya hehe iwe kandi wagize gute wawukoze kandi n'abaturanyi bawugendamo ubwo rero ni byinshi byiza akora biruta uko kuvuga ngo ni umupfumu nigeze kumuganiriza ndavuga ntese nk'abapasiteri baza bakavuga ngo ubupfumu umuntu nta muntu yishe nta muntu yagambaniye ubundi ushaka kumwihanisha iki kusanga abantu bakora n'ibyaha birenze ibyo ngibyo by'ubuvuzi bwa gakondo kuva kera ntiwagiye ufite ubwoba kuva kera hose haba Betlehemu ni Yudaya na hehe hose abavuzi ba gakondo bahozeho kugeza Valentine ntabwo wagiye kwa Sarongo ufite ubwoba utambeshye ntabwo banari mfite kuko jewe nkunda bene barabasaza ndabakunda cyane hari umusaza ko dufite muri famille yacu abantu bakavuga ngo ni umurozi ngo ni umupfumu ngo agira ibidayimoni ariko abantu benshi bamaga kugendayo ariko ngewe najyagayo kuko hari ukuntu abantu bafite umuntu bakamugira uko atari bakamuhimba ibintu bagahimba ibintu ibiri byo akora n'ibitari byo ngewe rero ikintu cyitwa mu myangire ntago njya nyanga agakunda kugira ubuki akaduhereza muki tukira ariko abantu bakavuga ngo uramusaza ngo ni umurozi ariko kuko ngewe nta muntu nigeze mbona yishe kuko nta muyobozi wigeze aziwe ngo avuga ati muzehe nguno ujye kudusobanura ukuntu wishe umuntu numvaga ngewe ntajyaho ngo nirirwe mvuga ngo runaka ni umurozi
ataragize gute atarandogeye ayi wa mupasiteri we burya gufata mwene wanyu mwene so kamutera ngo ibi menye ibyawe nundi amenye ibye kuko ngewe ntago nzaba nzi iki gihehe kimara ngo ndeke kujya kucyahira nzaba nzi icyo urwiri rukora ngo ndeke kujya kugira gute kurwahira nze mvuga gute byabishaka nindangiza ngire gute mvura umuntu niko akazi ke akora urubyiruko tukabiboneramo amahirwe abahaye ibishoro abahaye iki ubwo rero none se natagakora natavura bya gakondo twebwe tuzabaho gute tuzajya tujya heheze rero ahubwo abo ngabo bajya kumubuza gukora ako kazi ke nabo bafite ibibazo wemera ko ari abakozi b'Imana Imana ikoresha ibintu bikomeye umva njewe ntago nemera ko hari Imana iva mu ijuru ikakubwira ngo genda umene inkono ya runaka ubundi imbaraga z'Uwiteka zitandukanye n'izindi imbaraga zose ikintu Imana igihagurukira kurwanya ni umuntu umena amaraso y'ubwoko bwe kandi nta nubwo azanatuma pasiteri azatuma y'ingabo z'abapolisi atume y'ingabo z'abasirikari wowe pasiteri nta kintu uzakora ujibona ahantu heshi ubwo rero kuri akuvuga ngo afashe biri yangoragiye Imana isimbuye Sarongo mu kanwa ni Sarongo nge namugira inama ntigenda ukoresha igiterane maze uhamagare numara guhamagara umwihanishirize hehe mu giterane kurusha kujya hehe iwe bwake bwije wagiye iwe waraye mu mazi ngo uri gusenga ngo Imana iguhe imbaraga ngo zo kuzamena karagakono se uri kukamena karagakono nicyo cyaha cyonyine nuko rero vafati ntago mbyishimira abantu bajya kwa Sarongo cyangwa se abantu birirwa bavuga Sarongo kuri social media birambabaza cyane babazwa n'impamvu badakora umurimo w'Imana bagakora ibikorwa byiza ahubwo bakajya kwirirwa berekana ko bari kurwanirira bafite ishyaka ryo kurwanira umurimo w'Imana kandi tuzi ko Imana ifite imbaraga zo kwirwanirira Imana irirwanirira cyane kandi ikintu gihagurutse Imana ni ukugambanira mugenzi wawe gusa naho rero kuyamuhaye ubwenge bwo kumenya ati iki gishaka kivura iki numva nta birenze kuko ari n'indwara abanyarwanda abaganga bakubwira ati jya mu kinyarwanda nk'umwijima n'urugero bahitawe abantu bakarwara imyijima bakavurwa n'abavuzi ba gakondo rero numva rwose dukwiye kugendana neza nta mpamvu nimwe yo kuvogera umuntu urugo rwe ndashaka nyabingizi ibera ngo ndashaka imyuka y'imyijima ngo ibera hangaho buri wese agira ibanga rye agendana buri wese Imana izamubaza ibye ku giti cye nta muntu numwe wahagaze Valentine we nuko abyumva ikindi kandi ntago nabura gusoza iki kiganiro wenda ndagushimiye cyane ikiganiro cyari kigamije kugira ngo turebe urugendo rwa Valentine kuko abantu benshi bajyaga banyandikira bakambaza tese Gakire baramwishyuye bamuhaye amafaranga ye ibi ni ukuri mba ngira ngo mbagaragarize mumenye ko byarangiye amahoro binagenze neza nyuma yaho abantu banabyumve Valentine aracyakorana na management ya boss wa Gift ayirimo Amoni Imana ijye umugisha ya mugabo cyane ko hirya yabira byabaye nubundi aracyari kuri support kuri Vava aracyari support no ku bandi bantu atari no kuri Vava akunda abantu muri rusange dusaba iby'Imana yatanze kera nawe yarawumuhaye ahubwo tubwira abantu baje muri Gift baje baje kwifata neza kurya chicken ka chicken ariko boss ubungubu nidusoza iki kiganiro nitwamuhamagara tugende ubu nyine turagenda ahubwo tutagiye kwa muzehe Sarongo tuzajya ukumbuye Sarongo ntago natantagiye Valentine agiye kuraguza nubwo babonanye nago ndasigaye nyine Valentine agiye kuraguza cyangwa niho hantu uri gukura kugira ngo indirimbo zawe zirebwe ndabonye n'indirimbo yawe ya kabiri iri kurebwa cyane ngo njewe ngo abapasiteri ariko se barapasiteri bari bwo ngo nagiye mu cyaro ngo bambona ngo ndi kumwe ngo n'abahungu ngo mu buriri none se nzareka gukina filime ngo muzehe ngo tutarahura ngo sinagiye mu buriri ahubwo namenye ubwenge nyine ubwo nagiye mu buriri Valentine aho nagushaka ko Sarongo nagushaka ko nagiye gukinira filime muzehe twarigeze duhura cyangwa nje Valentine ifite amatsiko Valentine afite indirimbo winde ya kabiri ya mbere yararebwe cyane mwarayirebwe imaze ukwezi kumwe maze kurebwa n'ibihumbi 400 birenga indi ndumva imaze igihe gito igiyeho bayita amapenzi n'ubundi ari kumwe na mugenzi we Emi nawe turamusuhuje cyane Emi ni umuntu w'umugabo buriya nje mushimira kuko rero byose kugira ngo ubone itsinda aze kujya kuri ka kabari ke karihuye yigurira akantu akishyurira azanzwe
ndabizi arikigurira arajya kuri ka kabari ke kari hari Huye abantu bari Huye baje muri filme niko kabari keza kari Huye nakabari ko kwa eme ameze neza yigurira akantu akigurira rwose abasaza bihuye rero nabo ndabasubuje cyane n'abakundi bajya bambwira ujye urimba ibyiza by'umugabo eme nawe arimba ibyiza by'umugore nawe urimba ibyiza by'umugabo ariko muri ino ndirimbo yanyu ngo mapenzi ku bantu bumva igiswahili bagende bayirebe yageze kuri YouTube mapenzi n'indirimbo yabo nshya nziza cyane ifite umudiho ifite kubyinika abantu bagende bayirebe numvishe murimbamo ngo ibintu ngo by'abagore n'abagabo ngo bya mu gitondo ngo mu gitondo ngo umugabo ngo akenera umugore akamumaza ikize nibyo ariko Valentin amumaze iki mu gitondo wabuze kubaza Yemi ndakubaza ko nawe warabiririmbye asubuhi unataka woman kila siku unataka umugore mu gitondo usumuna nyira umuzana ngo mumaze iki ajya gutekera nyira abagira ngo mutekere hari mu gitondo nta kindi nose abantu babyara byagenze ute nase nyira kubizi Valentin uyu umuntu abyara byagenze ute kubizi nyene ntabyo nzi ndagira musobanurire ntabyo nzi nanjye kandi bari kuvuga ko twita ahubwo wabigenje ute ngera wabigenje umuntu ariko bajya bavuga ngo abakobwa bo mu cyaro ngo kugira ngo umuhungu arsebye ko ubu ngubu nta muntu wagushukisha irindazi n'icyayi mandazi ese twa special cyereka ari chicken beef bibari bidufu bibari biki abakobwa mu cyaro babaterera inda kuri fanta rwose naha nubwo abana yigutera nta niyo wanyweye wijyanyeyo ukazira ubusa nukuri by the way nyuma y'iki kiganiro ndumva abantu bari kudukurikira bari Nyamasheke ndenda kuza kubasura ndenda kuza kuza gusura Fabrice niyumva bamugabo yagiye kumena inkono ya mushuti we none isha Fabrice akunda sarongo cyane sinzi ko nibazakiranuka oyu ubu yarabibonye na Zawadi nawe harira ari kureba by the way ari ku ishuri ariko aracunga sinzi ukuntu ajya areba ku bantu bafite udutelefone agahita areba kuri YouTube biri gucaho ubu yabitse ibintu byinshi abantu bakumbuye Fabrice mwandike muri comment ndenda kuzajya kumureba muri kira cyumweru reka mbwira abantu ko nzajya muri kira cyumweru nta nubwo ari tuzajyana na Vava tuzajya Nyamasheke abantu bari Nyamasheke by'umwariko n'akarere keza n'akarere mvukamo nanjye urumva rero ntago nabura gukunda iwacu Kamemu ni mu rugo n'akarere kavukamo ibyamamare iwabo w'ibyamamare baragifunze icyamamare baragifunze baragifunzwe n'amandiko Valentin reka ngushimire cyane wakoze kuza tubwire abantu bajye kureba indirimbo yawe mapenzi cya uri kumwe na Yemi bayirebe kuri YouTube bayishimire cyane ibindi nakagaruka mukomeze gushyigikira Valentin kandi ikindi abantu mutegura ibitaramo abantu mukeneye ko Valentin ashaka kubataramira muri muce bitandukanye munyandikire ubundi nzamubazanire abaririmbire mwaba muri mufite kuzashaka umunsi tugenda kwikumbya tukakora igitaramo kamanura abastari bose bo Kigali bakaza hoya zaba ari igitaramo cyawe ahubwo tuzaza mwandi bahanzi bakomeye uvuga ngo igitaramo cya Vava dushaka nko kuzanamo abastari bandi baririmba bitewe n'abari bo tuzaba twabivuganyeho ibyo turi kubitegura cyane muri management yawe dore nubundi management yawe nta hantu wayihungira turacyari kumwe nubwo cano yawe wayibonye cano ya Valentin yambuye mu biganza ariko nyine reka nibutse abantu bari Karengera yihanika mwityazo hari iwanyu nyine kwivuko mu Bushenge se n'ahandi hose banyarukire kwikumbya rwose nta hantu heza cyane haretse neza ni ku mazi hari agakoko hari agafiriti ibintu byose babihari ndabakumbushe uwo muntu wamamarije yaranyishyuye sawa ariko kubera ko wacu Nyamasheke reka mbere bari abahungu ba Muzenya kwigendera Semanyenzi n'abana beza cyane bashimwa n'Imana ndetse igihugu genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire